birangira no ku ishuri nyine nkajya njya gukina ko nakinaga umupira ku ishuri nkabyina ku kigo kandi ibaze natwaye inda mfite imyaka 16 nibwo nabyaye. Wari ukiri muto we. Nari nkiri mutoya. Ariko mbwira nk'ubu ngubu ibihe bisubiye inyuma ukaba ufite ubumenyi buhagije wumva wakwemera kubyara ufite imyaka 16? nawe ubwe ajya bivuga ati Imana ikugiriye igusubije ubusugi bwawe ukabusubira inyuma, nta muntu ari wakongera kukumenyera kubera yuko nyine njyewe nabaye ubuzima nari ndimo ndi n'imfubyi bikarangira nkubiseho n'ibyo byose byarangoye biranyica mu mutwe kugeza ko n'izi saha ibyo natekerezaga nzimarira nta kintu byangiriye, nta kintu nyine yigeze nimarira kubera ibyo byose nagiye mpura nabyo. Imishinga yose yahise ihagarara, ubwo nyine ubuzima buba bubaye kurera. Yego. Kandi nawe uri umwana ubyibuke. Nari umwana, nanjye mfite umwana ugiye kuri mu wa 6 ugiye gukora uyu mwaka. Ariko urumva nabyo ni byiza. Gusa se ku rundi ruhande ubu ngubu bigenze ute kugira ngo utaba wakomeza ugafatiraho kandi wenda utanabishoboye kuba wabarira? Biriwe neza? Yego. Ndishimye cyane. Nanjye n'ukuri ndishimye. Ngira rero niba wakurikiye ikiganiro. Yego. Umva ikiganiro nanjye cyanshimishije. Ese nawe ugiye kutubwira uko bigenza? Gusa amahirwe nagize nubwo byambayeho nshimira Imana ko uwo wabikoze nyine nimwe turi kumwe. Muri kumwe. Ariko byari byagutunguye. None se ko bavuga ngo utaribwa ntamenya kurinda, ubu ko nteganya ko wamenye kurinda ubigenza ute kugira ngo utongera gusama bigutunguye? Ko numva bicika se. Ubu nabaye umumama. Wabaye umumama. Abana 3. Ariko nubwo wabaye umumama hari ukuntu wagenda gushyiramo intera? Umva nyine ukuntu byagenze. Jewe nakunze nkiri umwana. Ndana n'umuhungu twese turi abana. Birangira anshutse noneho njye numvaga ko yarambwira ngo kugira ngo abone yuko mukunda ngo turyamane. Nkumva koko niba nyine ankunda kugira ngo namubabaza ugomba kubyemera. Nabikoze umunsi umwe birangira neza yaneye inda. Muri icyo gihe narayitwaye nanjye icyo gihe kurya ubugari byaranze. Ayiwe, kandi wasanga ari bwo wakundaga cyane. Mu buzima nibwo nkunda. Mbega ngo uragorwa. Nubwo ndangije mu rugo ndabeshya. Bajyaga kurya bakambwira ngo use kutaza kurya. Niho yanjye ndumva ntashaka ubugari kuko nari nkiri bumbeho. Nuko ubugari buranga rero. Nuko ubugari buranga birangira no ku ishuri nyine nkajya njya gukina ko nakinaga umupira ku ishuri nkabyina ku kigo kandi ibaze natwaye inda mfite imyaka 16 nibwo nabyaye. Wari ukiri muto we. Nari nkiri mutoya. Ariko mbwira nk'ubu ngubu ibihe bisubiye inyuma ukaba ufite ubumenyi buhagije
wumva wakwemera kubyara ufite imyaka 16? nawe ubwe ajya bivuga ati Imana ikugiriye igusubije ubusugi bwawe bikabusubira inyuma, nta muntu ahari wakongera kukumenyera, kubera yuko nyine njyewe nabaye ubuzima nari ndimo ndi n'imfubyi bikarangira nkubiseho n'ibyo byose byarangoye biranyica mu mutwe kugeza ko n'izi saha ibyo natekerezaga nzimarira nta kintu byangiriye, nta kintu nyine yigeze nimarira kubera ibyo byose nagiye mpura nabyo. Imishinga yose yahise ihagarara, ubwo nyine ubuzima buba bubaye kurera. Yego. Kandi nawe uri umwana ubyibuke. Nari umwana, nanjye mfite umwana ugiye kuri mu wa 6 ugiye gukora uyu mwaka. Ariko urumva nabyo ni byiza. Gusa se ku rundi ruhande ubu ngubu bigenze ute kugira ngo utaba wakomeza ugafatiraho kandi wenda utanabishoboye kuba wabarera? Umva ubu ngubu nyine nafashe umwanzuro, urabizi ko bagiye batubwira ngo tuboneze, naraboneje. Wakoresheje ubuhe buryo? Jewe kubera kubagwa njye narifungishije burundu, kubera yuko nyine mbyaye 3 kandi na nyir'ubwite yarabinsabye. Hoya nta n'ikibazo rega kiba kirimo, ndavugana noneho kugira ngo wamugane nzapfa abana banjye n'abareze, reka nembere mbikore. Ugomba biguha no gutuza no kumva mu mutwe uruhutse, ukagira nyine umwanya wo kurera abo ngabo ufite. Gusa ariko ikintu twebwe tugira, ikintu abakobwa bagira, tugira niba umuntu akundanye n'undi umuhungu akamushuka akamubwira ngo kugira ngo ubone yuko ngukunda, kugira ngo dukundane reka turyama, reka umpe, nicyo kinyereka yuko nkunda. Ariko akenshi burya banakubeshya, nyine abakubeshya kandi nawe kenshi nabwo hari n'igihe abashutswe. N'abandi basore barabashuka, kuko nanjye yigeze kuyansabye imbabazi arambwira ati mbabare nanjye narashutswe. Ntiwumva? Rero abakobwa tujye tumenya kwicungira. Tujye tumenya gucunga kuko ntabwo biba byoroshye. Njyewe nawe namubwiye na umwana wanjye uwo ari wese nzabyara nzamuha amateka yanjye. Ariko umwigishe kwifata, umwigishe kwirinda, ariko unamuha uburenganzira bwo kumenya uko byagenda aramutse yirekuye. No kumwigisha naramubwiye nti ntuzamenye, uzanganirize amahirwe nyine anyisanzura, aho mba nsaba Imana ngo ajye akomeza anyisanzureho. Ni ukuri ni byiza cyane, mukomereza aho ngaho.